Gushyingirwa n'umuntu mukagira umuryango mwiza ni kimwe mu bintu byiza biba mu buzima bw'umuntu, nk'uko bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Hari ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha kumenya niba umukobwa mukundana ashobora kuzavamo umugore mwiza. Nibyo tugiye kugaruka muri kino kiganiro, wowe ntugende utashoje kucyumva. Ikintu cya mbere ni ukubaha no gukunda abandi. Umukobwa wubaha abandi, cyane cyane abakuze n'abato, akagaragaza umutima w'urukundo n'ubworoherane, ibyo byerekana yuko azavamo umugore mwiza. Icya kabiri ni ukugira ikinyabupfura. Iyo umukobwa yitwara neza mu bandi, akagira amagambo meza n'imyitwarire iboneye, biba ikimenyetso cy'uko azubaha n'uwo bazabana. Icya gatatu, kugira ubushishozi n'ubwitonzi. Umukobwa utekereza mbere yo kuvuga cyangwa se gukora, kandi udakunda amagambo menshi adafite umumaro, aba afite ubushobozi bwo gucunga neza ingo. Icya kane ni ugukunda gukora. Umukobwa ukunda gukora, utitinya ndetse ntatinye imirimo yo mu rugo cyangwa se indi iyo ari yo yose, aba afite ishingiro ry'urugo rwiza. Uwo rero biba bigaragara yuko nagera no mu rugo atazagira ubunebwe, azarwubaka rugakomera. Icya gatanu ni ukuba inyangamugayo. Umukobwa udakunda kubeshya, udakunda amayeri, kandi ukora ibihwitse, aba afite umutima w'ubudahemuka. Uwo rero biba bigaragaza yuko nawe azubaka urugo rwiza. Icya gatandatu ni ukugira urukundo rudasanzwe. Iyo umukobwa agaragaza urukundo rudasanzwe, akita ku bandi, akagira impuhwe, bizamufasha kubaka urugo rurimo amahoro n'ituze. Niba umukobwa akugaragariza urukundo rudasanzwe ndetse akarugaragariza n'abandi kandi agahozaho, biba bigaragaza yuko nagera no mu rugo azarwubaka rugakomera. Icya karindwi, kwiyubaha no kugira isuku. Umukobwa wiyitaho mu kugira isuku, haba mu myambarire ndetse no gusa neza ku mubiri, biba bigaragaza yuko azarwubaka rugakomera. Icya munani, gutekereza kure no kugira intego. Umukobwa uzi icyo ashaka mu buzima kandi uharanira kugera ku ntego ze, aba ashobora gufasha umugabo we mu guteza imbere urugo rwabo. Uwo rero biba bigaragaza yuko nawe azavamo umugore mwiza. Icya cyenda, kumva inama no kwemera gukosorwa. Umukobwa uzi kumva inama, udafata ibintu nk'ubugome iyo agiriwe inama, uwo nguwo agaragaza ubushobozi bwo kwiga no kwiyubaka. Icya nyuma ni ukugira ukwemera n'indangagaciro nziza. Umukobwa usenga, wubaha Imana kandi utemera gukora ibibi, akenshi aba afite umutima w'urugo n'ubwubahane. Uyu rero biba bigaragaza yuko nawe yazubaka urugo rwiza kandi rugakomera. Ngibyo ibintu 10 byagaragaza yuko umukobwa mukundana azavamo umugore mwiza. Mbashimiye ko twabanye. Ntugende udakoze subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.